Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Felicita Niyitegeka yavutse mu 1934 ageza mu 1994 akaba intwari y'Imena. Dore amateka n'ibigwi bye. Yavukiye Ivumbi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu 1934. Ni mwene Sekabwa Simon na Nyirampabuka Angelina. Yishwe kuwa 21 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside kubera ko yari yanze kwitandukanya n'abo yari yahaye ubuhungiro hamwe na bagenzi be bari muri Centre Saint Pierre ku Gisenyi. Umusaza we Colonel Nzungize yari yamutumyeho ngo asezere izo mpunzi maze ave muri icyo kigo agisigemo banyagupfa. Nibyo yanze mu ibaruwa yuzuye urukundo n'ubutwari yandikiye umusaza we. Mu mibereho ye Niyitegeka Felicite yerekanye bwa butwari bwa buri munsi mu mirimo umuntu aba ashinzwe, haba mu byerekeye kwigisha no kurera, mu gucunga umutungo w'ibigo yakozemo, haba mu kuyobora binjiraga mu muryango w'abafasha b'ubutumwa no gufasha abatishoboye. Ibyo byose bigiranye ubushobozi bwinshi, bagenzi be bakabimwubahira kandi bakabimukundira. Kuba intangarugero yari yarabigize umuco nicyo cyamufashije mu kwemera kwitangira bari baramugannye, ahitamo kwicwaho kugwa mu ngengabitekerezo y'ivanguramoko. Murakoze kubana natwe, naho ubutaha ku ishuri.